Nimusabe muzahabwa. Dore amasomo tugiye kuzirikana kuri wa kane w'icyumweru cya mbere cy'igisibo tariki 5 Werurwe 2020. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cya Estera, umutwe wa 4, umurongo wa 17. Zaburi ni 138. Ivanjili yanditswe na Matayo, umutwe wa 7, umurongo wa 7 kugeza kwa 12. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yezu ku musozi, maze arababwira ati: musabe muzahabwa, mushakashake muzaronka, mukomange muzakingurirwa, kuko usaba wese ahabwa, ushakashatse akaronka, n'ukomanza agakingurirwa. Mbese ninde muntu muri mwe umwana we yasaba umugati akamuhereza ibuye, cyangwa se yamusaba ifi akamuhereza inzoka? Niba rero mwebwe n'ububi bwanyu muzi guha abana banyu ibintu byiza, so uri mu ijuru azarushaho ate guha ibyiza bamusabye? Byo mwifuza ko abandi babagira byose, namwe mubibagirire. Ngaya amategeko n'abahanuzi. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, aya masomo y'uyu munsi afite ingingo remezo yo gusaba neza. Nta kabuzi iyo umuntu asabye neza, afite ukwizera, arahabwa. Mbese nk'iri sengesho rya Estera twazirikanye mu isomo rya mbere, yatakambiye Uhoraho igihe umuryango w'Imana Abayisiraheli wari mu buhungiro ari imbarwa, bahumereye nabi, kandi uri hagati y'abapagani, barasuzugurwaga kandi batotezwa bikomeye. Ako kabaro niko Estera agiye gutura Uhoraho agira ati: untabare ndi jyenyine, nta wundi ngira atari wowe Nyagasani. Ni koko Uhoraho yumva abamutakambira, abamusaba neza. Uyu munsi Yezu mu Ivanjili aributsa abigishwa be agaciro k'isengesho rikozwe neza, riri mu kwemera, gusenga neza. Musabe muzahabwa, mushakashake muzaronka, mukomange muzakingurirwa. Rogare mu Kilatini demande, prier, gusaba, gusenga. Ababyeyi b'isi nabo baha ibyiza abana babo. Imana yacu yo irenze ubwiza abatuye isi yose. Ni nayo mpamvu tugomba guharanira kuyisaba neza kugira ngo turonke ibyiza yatugeneye. Mutagatifu Agustina ati: impamvu 3 dusaba ntiduhabwe, nuko dusaba turi babi, tugasaba nabi, tugasaba ikibi. Icya mbere, dusaba turi babi. Mu Kinyarwanda bavuga bati: isuku ni isoko y'ubuzima. Burya iyo ukeye ku mubiri, imyambaro ikeye kandi wakarabye umubiri neza, utambuka mu bantu bakakwishimira, bakaguha n'icyubahiro, bagakwicaza neza. Ni nako Imana yishimira umuntu wese wigoroye nayo agasaba imbabazi. Dukora ibyaha byinshi, ariko isengesho ryacu rirushaho kunyura Imana igihe dutunganye, twayisabye imbabazi, by'akarusho twahawe penetensiya. Icya kabiri, tugasaba nabi. Hari umubare nyamwinshi w'abantu baza gusenga, bakazana ibyifuzo byabo byinshi. Nibwo bamwe batahira no guhuragura amasengesho, bagasenga igihe kirekire kandi menshi, ariko igihe kirekire bakimara barangaye. None se muvandimwe, niba nawe ubwawe udahari ngo wumve ibyo wivugira, utekereza ko iyo Mana yagowe ariyo izabyumva? Nujya usenga, ujye ugerageza nawe wumve ibyo uri kuvuga, uzirikana ijambo kurindi. Icya gatatu, gusaba ikibi. Ni ya masengesho bamwe bakora ngo barasabira abanzi babo guhura n'ibyago, na bya bisambo bikunda gusaba ngo iya Imana yari imfashije ngatobora iriya nzu nkiba, nazayihemba. Na wa munyeshuri uhisha amakaye ya mugenzi we mu kizamini ati: ya mugenzi wanjye Imana yari imushoje kurwara, nkazabona amanota menshi kumurusha mu ishuri. Bavandimwe, hasaba uwiyoroshya. Gusaba ni ukumva ko ucungiye kuwo ugiye gusaba, ukamugirira icyizere, ni kwa gucungira ku Mana. Kwiba ni ukurambirwa. Hari abatekamutwe benshi bajya bitwaza iyi Ivanjili ya none, bamwe bakayicurika bayikoresha bayobya abandi. Umunsi umwe umusore w'impfubyi yigeze agira irari rikabije, none hasanga umukobwa w'umuririmbyi, aramubwira ati: ndashaka ko turyamana rwose, ndabigusabye. Dore na Yezu yaravuze ati: nimusabe muzahabwa, nimukomange muzakingurirwa. Nuko akomeza asaba uwo mukobwa. Abonye uwo mukobwa atari kuva ku izima, arongera ati: mbabara rwose ndi impfubyi, kandi mu gisibo ni ukwita ku mfubyi. Yewe kugeza na n'ubu aracyahendahenda uwo mukobwa ngo ngirire impuhwe ndi impfubyi. Impfubyi. Mukristo, nusaba ibi bintu uzabibona ku Mana. Cyakora shitani n'abambari be bo batanga ibibi. Bamwe bicuruza, bagahemuka, bakishora mu ngeso z'ubusambanyi n'urukozasoni, ngo bari kugwa neza, ngo n'abantu beza,
ngo bafite umutima mwiza, nyamara baba bari kwihemukira no guhemukira Imana. Hari amagambo abiri mpuzashusho aba mu rurimi rw'Ikinyarwanda twasorezaho mu gusaba neza. Kugira ngo usabe kandi uhabwe, hari gutaka no gutaka. Habanza gutaka. Iyo usaba umuntu ubanza kumutaka, umuryoshya, wabona yanyuzwe ukabona gutaka, ukamuganyira, ukamutakambira, ukamusaba. Naho iyo ubanje gutaka, mbere yo gutaka, uwo muntu agufata nk'umunyamayeri cyangwa umunyamururumba. Natwe bavandimwe, tujye tubanza dutake Imana yacu, tuyisingize, hanyuma tuze kubona kuyitakira nk'uko Esiteri yabigenje. Tuyitakambire, tuyiture agahinda kacu, ubukene bwacu, imibabaro yacu, ibyago dufite n'ibyishimo byacu. Ntacyo twabuze ku Mana. Mwari kumwe na Padiri Masumbuko Ladislas, murezi mw'isemero nta mutagatifu Aloyizi, Diyoseze ya Cyangugu. Ntacyo twabuze